Turabashuje bakunzi b'ijambo ry'Imana by'umwihariko bakunzi b'Abaheburayo, Abaroma na Doruka TV, mwese tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Munyemerere nitse gatoya nsenga Imana kugira ngo tubone uko tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana Data wa twese kandi so Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye twebwe abo warinze uturindiye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Turagushimye kandi abo wasigaje kugira ngo dusigare dutunganya ibisigaye bidatunganye. Turagushimye kandi twebwe abo warobanuye mu bandi ukadusigaza mu gihe hari abamaze gukurwa mu mubiri. Nubishimirwe rero. Aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Twinginze Imana Data wa twese kugira ngo idushyigikire. Twinginze umwuka wera kugira ngo atuyobore. Twinginze imbaraga zisumba byose kugira ngo zerekeze ijambo ryawe, yaba twebwe turivuga, abaryumva bumvishwe n'umwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ndagira ngo hanyuma munyemerere dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, turasoma igice cyaho cya 14. Munyemerere hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Igice cyaho ni icya 14, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Munyemerere turaza gusoma amagambo atari menshi ariko nanone atari makeya. Hanyuma mbonereho kwibutsa abantu bose yuko uko wumva amagambo menshi y'Imana akarushaho kukubaka no kugukomeza, ni kugira umugabane mu bwami bw'Imana. Hanyuma kandi uko wihunza kumva amagambo y'Imana, ni nako weho ubwawe uba uri kugenda ugira umugabane kwa Satani. Hanyuma munyemerere kano kanya tuganire kuri iri jambo. Nk'uko maze kubivuga, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Igice cyaho ni icya 14, turasoma duhere ku murongo waho wa mbere. Hari ijambo rivuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Aravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana, nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data, mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Tom aramubwira ati Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye muba mwaramenye na Data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Filipo aramubwira ati Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubwira ati nabanye namwe iminsi ingana gutya, ntimwari mwamenya? Filipo, umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Reka nongere nsubiremo umurongo waho wa 9. Aravuze ngo Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Hanyuma ndagira ngo ngaruke kuri iri jambo rivuga ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni njyewe nzira, ukuri n'ubugingo. Aya magambo yavuzwe nande? Aya magambo yavuzwe na Yesu. Aravuga ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Cyitonderwa, nta muntu n'umwe ushobora, nta muntu n'umwe uwemerewe, nta muntu n'umwe ugomba kujya kwa Data atari njyewe umujyanye. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Ndagira ngo munyemerere ngaruke aba bigishwa bari kumwe na Yesu.
bari bari kumwe na Yesu, bagendanye na Yesu. Yesu yahamagaye ahereye kuri Petero na Yakobo na Yohana, Matayo n'abandi, agenda bahamagara. Icyakora buri muntu agenda amuhamagara uko ashaka bitewe n'icyo amusanzemo, kuko uko yahamagaye Petero ntabwo ariko yahamagaye Matayo, uko yahamagaye Matayo ntabwo ariko yahamagaye Luka. Rero ndagira ngo wenda ibi ngibi nere kubitindaho, ahubwo ngaruke kuri ibi bintu. Aba bantu bagendanye na Yesu igihe kitari gito, bagendanye na Yesu imyaka itari mike, basangiye na Yesu igihe kitari gito. Yewe Yesu akoze ibitangaza bari kumwe, ahumuye impumyi bari kumwe na Yesu. Ibiragera abafite ubumuga bwo kutavuga abakoze ku munwa baravuze barabireba. Ageze aho bapfuye azuye abapfuye barabireba. Ageze ku bagenda bakuruza ikibuno, Yesu abahaye ko amaguru arambuka barabireba. Yesu yirukanye abadayimoni, ibi ngibi bagize gute barabireba. Mbese muri make ibitangaza Yesu yakoze. Reka ngaruke inyuma, igihe kimwe Yohana ari muri gereza, yatumye intumwa ze, aragenda ngo mumbarize Yesu, ubundi ni weho Mesiya cyangwa dutegereze undi uzaza hanyuma Yesu asubiza aya magambo, abwira intumwa za Yohana ngo mugende mubwire Yohana ibyo mwagize gute mwabonye. Ibyo mwabonye nkora nibyo bisobanura uwo ndi we. Abantu impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, ibiragi biragenda, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza nabo bagakizwa. Hanyuma si ngombwa ko njya kwivuga ngo ni njyewe Mesiya. Ibyo njyewe nkora mugize gute murabireba. Kandi wibuke ibi bintu ari kubivuga ari kumwe nande n'abigishwa be. Ejo bundi ateranya abigishwa be, arababaza ngo iyo mwumva hariya hirya bamvuga, mwumva bavuga ko ndinde? Uwa mbere araje ati njye numva bavuga yuko uri Yohana Umubatiza. Abandi ati njyewe numva bavuga yuko uri Yeremiya. Abandi ati reka da, njyewe njye numva bakuvuga hariya hirya, hari ukuntu bajya bakuvuga neza bakagusobanura. Yesu barakuvuga rero, njye hari ukuntu nagiye hariya hirya numva bagendeye ko hari igihe wigeze kwambutsa amaguru hejuru y'amazi, barebye basanga hari undi muntu wabikoze witwa Eliya, kandi ni uwa kera, yari umuhanuzi ukomeye. None nawe iyo barimo kukuvuga baba bari kuvuga ngo ushobora kuba uri Eliya. Yesu araza ngo none se mwebwe iyo muteranye, iyo murebye mubona naba nitwa nde? Haleluya! Ubundi muri iki cyigisho ndi kumva nakurama kandi kantu kakubaza ngo Yesu mwita nde. Iyo urebye imirimo akora, iyo urebye ibitangaza akora, iyo urebye ukuntu akugirira neza, iyo urebye ukuntu agukiriza abana indwara, iyo urebye ukuntu akuburanira, iyo urebye agakiza yaguhaye wari umunyabyaha ugahinduka, ubu ngubu ukaba utakirangwa n'ibyaha, iyo urebye ukuntu wari umusinzi warananiranye, iyo urebye ukuntu wararaga mu biraro, iyo urebye ukuntu wari mayibobo, iyo urebye ukuntu wari indaya, iyo urebye ubundi Yesu iyo umurebye weho ubona wakakwiye kumwita nde? Iyo urebye weho, iyo umurebye umwita nde? Imana ishimwe. Iyo umurebye Yesu rere emo umwita nde? Umugabo umwe witwa Petero araza aravuga ngo reka nkubwire, njyewe sindeba uko abantu bakuvuga, njyewe sindeba uko abantu bakwita, njyewe sindeba uko abantu bagushushanya, sindeba uko abantu bakwitiranya. Ndebye ibyo wakoze igihe wanyizaga indwara, ndebye ibyo wakoze igihe wampamagaraga ndi kuroba nabuze ifi, ndebye ibintu wakoze ukankura mu magana menshi y'abanyabyaha, ndebye ko twagiye nabuze umusoro ukishyura, ndebye ko inzara yaje ukatugaburira, ndebye ko imyota yatwishe ukaduha icyo kunywa, ndebye nsanze uri Kristo umwana w'Imana. Ubundi imirimo Yesu akora niyo ituma yitwa uwo ari we, niyo ituma tumwita uwo ari we. Imana ishimwe. Haleluya.
ayiwe icyamu ugafashwa n'iri jambo, icyamu ukumva icyo Imana ishaka kuvuganira nawe mu iri jambo. Hanyuma nyemerera gato, turagiye ejo bundi mbere gato agiye kujya ku musaraba, aramanza arabafata arababwira ati rero ni byiza yuko ngewe ngenda, kubera yuko nintagenda ntabwo umufasha azaza aho muri, kandi uyu mufasha muramukeneye. Baramubaza ngo uwo mufasha ni uwuhe? Arababwira ngo uwo mufasha ni Umwuka Wera, azabigisha ibyo nasize mbabwiye, azabasobanurira ibyo nasize mbabwiye, azabahanira gukiranuka, azabemeza iby'ibyaha. Si ngombwa ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko aba muri mwebwe kandi avugira muri mwebwe kandi akorera muri mwebwe. Imana ishimwe. Nibwo tugeze ku iri jambo kandi twasomye. Hanyuma agiye kujya mu ijuru, ahangaha niho ngira ngo kandi nanone ngaruke. Amen. Oya, nyemerera inshuti z'Imana kandi mudukurikiye, arababwira ngo ngewe ngiye kugenda, uri kumva, ngiye kujya kwa Data. Arababwira ngo ariko ntimuzayobe, kuko hari abantu benshi bazaza bigereranya nanjye, hari abavugabutumwa benshi bazaza biyite ko ari ba dadi, hari abavugabutumwa benshi bazaza bigira ibitangaza. Arababwira ngo rero ntimuzitiranye iki, ntimuzitiranye ibintu, dore ngewe ngiye kwa Data. Uwitwa Filipo aramubwira ngo nyamuneka twebwe tubwire. Arababwira ngo kandi aho ujya ntabwo tuhazi, none inzira twayibwirwa n'iki? Aravuga ngo nuko rero kugira ngo mutazayo, ni ngewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntagize gute, ntamujyanye. Muri kino gihe tugwije abantu benshi bari kujya mu rusengero ariko batari bamenye inzira bayishakira ku bapasiteri. Niyo mpamvu umupasiteri iyo aguye agakora ibyaha namwe mugwa, niyo mpamvu umupasiteri iyo aguye mu ntege nkeya, niyo mpamvu namwe musubira mu byaha. nuko inzira mwayishakiye ahatariho, inzira mwayishakiye ku bahanuzi, inzira muyishakira ku bavugabutumwa, kandi abavugabutumwa, abahanuzi, abapasiteri, ubundi umurimo wacu turi abakomisiyoneri b'abantu. Ni twebwe, niko Pawulo yandikiye mu Befeso, arababwira ngo tufasha gufata imitekerereze y'abantu tukayigomororera Kristo. Ubundi umumaro w'umuvugabutumwa ni ugufata umuntu akamushyira Kristo, iyi Kristo akamugeza kuri Data. Umumaro w'umuhanuzi ni ugufata umuntu akamwigisha, akamuhanurira, ariko akamuhugura, akamubwira ngo nyuma y'ibi ngibi hari inzira y'ukuri, hari n'ubugingo. Ntushobora kugera kwa Data utanyuze kuri Kristo. Njya mbabazwa n'abashumba bamwe na bamwe usanga bari umvira ijambo, reka manza ndivuge. Ejo bundi nasomye ijambo rirambwira ngo mbese muri mwebwe intonganya ziva he? Ravuga ngo siziva ku byo mwibwira birwanira mu mitima yanyu, siziva ku byo murarikira, siziva ku byo mushaka, ariko birwanira mu mitima yanyu. Njya mbabazwa n'abashumba bamwe na bamwe usanga umumaro wabo ari uwo kwigwizaho abakristo, bakigira ibitangaza. Igitangaza ni Yesu Kristo waduhamagaye, igitangaza ni Yesu Kristo watwimitse, igitangaza ni Yesu Kristo waduhaye agakiza. Niwe gitangaza. Igitangaza kandi nta kindi, ntabwo ari ukugira abakristo benshi, ntabwo ari ukugira abadukurikira benshi, ntabwo ari ukugira inshuti nyinshi. Igitangaza ni ukugira ubugingo buhoraho.
ayiwe, igitangaza ni ukugira ubugingo buhoraho. Arangije avuga ngo nanjye dore rero ubwo iyo mumenya muba mwaramenye data, none data ntimwamumenye. Witwa Filipo araza aramubaza ngo nyemerera nkubaze, hanyuma utwereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ngo yewe Filipo we, twabanye igihe kingana gutya na n'iyi saha ntiwari wakamenya? Umbonye ababonye data, kuko ndi muri data na data akaba muri njyewe, kandi numva amagambo yanjye akayakomeza mu mutima. Imana ishimwe. Reka nkubwire, dufite abakristo, dufite abaririmbyi bakorana bagendana na Yesu, baririmba Yesu, bavuga Yesu, ariko batari bamumenya. Ntabwo byumvishe. Nitwa Ngoboka ndabikubwiye. Dufite abaririmbyi, dufite abavugabutumwa, dufite abahanuzi, dufite abakristo, dufite abapasiteri bagendana na Yesu, banakorana na Yesu, Yesu anakoresha, ariko batari bamumenya. Yesu aravuga ngo twagendanye igihe kingana gitya, none ntiwari wamenya. Umbonye ababonye iki? Ababonye data. Munyemerere kugira ngo ntarambirane, munyemerere mvuge ibintu bitatu bishobora kukwereka yuko utaramenya Yesu. Mvuge n'ibintu bibiri bishobora kukwereka ko wamenye Yesu. Nindangiza nisengere, nitwa Ngoboka nitahire. Ikimenyetso cya mbere kikwereka yuko utari wamenya Kristo ni iki ngiki: nuko muri wewe atari yagushyiramo ubwoba bwo gukora icyaha. Petero akimara kwihakana Yesu yahise amenya ko akoze icyaha, ahita ajya kwicuza, aravuga ngo Mana umbabarire, ndakwinginze. Hanyuma Petero ntiyigeze acibwa mu ntumwa za Yesu. Ariko dore umuntu utaramenye ko yakoze icyaha, uwitwa Yuda akimara kugambanira Yesu, yaravuze ngo icyabikemura nta kindi usibye kujugunya ifeza, narangiza nkajya kwiyahura. Umuntu utaramenya Yesu, ikimukubwira nuko niyahuye n'ibibazo, ibibazo bikemuza ibindi bibazo. Reka nongere mbisubiremo. Ikikubwira ko utaramenya Yesu nuko yuhuye n'ibibazo ubikemuza ibindi bibazo. Mbese muri make uhungira ahatari ubwihisho. Barakuvuga ukavuga, barakurwanya ukabarwanya, baragutuka ukabatuka, urakena ukajya gusambana, urarwara ukajya kuraguza. Kwiheba ngibyo biri mu mutima, ni ikimenyetso kigaragaza yuko utari wamenya Kristo. Amen. Ikimenyetso cya kabiri kigaragaza yuko utari wamenya Kristo: iyo uhuye n'ibibazo wihakana imbaraga Yesu yagukoreye, wihakana ibitangaza, ubona ikibazo kuruta ibyo Imana yakoze. Ejo bundi Petero abone bafashe Yesu, ahita agenda, mbese muri make uramubaza, wewe wari uri kumwe na Yesu? Ati oya. Wari uri kumwe na Yesu? Oya. Wari uri kumwe na Yesu? Oya. Muri make ikimenyetso kigaragaza yuko utari wabona Yesu nuko weho ubwawe iyo uburwayi buje wirengagiza yuko cyagihe Imana yagukuye mu bitaro, ukavuga ngo noneho ubu ngubu buri bunyice. Ikimenyetso kigaragaza umuntu wamenye Yesu Kristo, iyo uburwayi buje aravuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago nzaririmba ko ndamahoro, niyo napfa naba ndirimba ko ndamahoro, naho ndiho ubu ngubu ndamahoro. Uyu ni umukristo wamaje kumenya Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko iyo utaramenya Yesu, intego yawe aba ari birarangiye. Noneho ndabigenzane, noneho ndakwirwa he? Ni ikimenyetso kigaragaza ko utari wamenya Kristo. Cya gatatu kigaragaza ko utaramenya Kristo,
ni uko udashoboye kwihangana. Umva ukuntu Yuda yanditse, Yakobo yanditse, aravuga ngo ni byiza kandi ni iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, muzishime kandi munezerwe kuko ubwami bw'Imana, kuko mubikiwe ubwami bw'Imana, kuko muzaba murimo kugenda mubitsa, kuko muzaba muri kugenda mubitsa. Yaravuze ngo kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma ikimenyetso rero kigaragaza yuko utari wabona Kristo, ntushoboye no kwihangana, ntushoboye kwihanganira ibigeragezo. Ubundi tekinike y'umukristo utari wamenya Yesu, yizera Yesu, yihangana nyuma yuko ibyo kwihanganira, nyuma yuko yabuze ikindi akora. Reka ntange urugero, umuntu utaramenya Yesu, sinzi niba uraza kuryumva, ariko reka nihangane ndisobanure muri ubu buryo. Reka nange nk'urugero, niba uri umugore ugakubitwa n'umugabo, uri kumva, wihangana kuko utabasha kumusubiza, kuko umushubije yakongera, ugahitamo kwihangana rero kugira ngo atongere. Ntabwo ari icyo ngicyo birivuze, iravuze ngo umwe nagukubita mu musaya uzongera uhindura n'uwundi. Rero bivuze ngo ihangane bigishoboka, hakiri igihe bigaragara yuko wakwihangana. Munyihanganire ikiriya kintu cya kane, n'icya kane ni ukwizera Yesu Kristo. Ni ukwizera Yesu Kristo, atari ukuvuga ngo wabuze ukundi ubigenza. Imana iduhana umugisha. Hanyuma reka mvuga ibindi bintu bibiri nari nabemereye bigaragaza umuntu wamenye Yesu. Icyambere, agira kwihangana niyo ari mu bibazo, arakomeza akihangana, akavuga ngo kuko umwami Imana nkunda, kuko umwami Imana izantabara ndamahoro. Avuga ngo naho ndiho naho napfa, nzi ko ndinzwe n'Uwiteka ndamahoro. Iyo akennye aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Akavuga ngo inkoni ye n'inshyimbo ye nibyo bimpumuriza. Uyu muntu niwe muntu wamenye Kristo. Ikindi kiranga umuntu wamenye Kristo ni ukumwizera, akavuga ngo nubwo uyu munsi bidahari, ariko ejo Yesu azabigenza neza, Yesu azabimpa, Yesu azampangira. Agahora avuga ngo ndabizi, mfite kwizera gufite ubugingo, mfite kwizera gufite ubugingo, mfite kwizera gufite ubugingo. Imana ituganze. Ndagira ngo dusoze, wewe wumvishira ijambo, ndagira ngo umanze umenye niba neza ugendana na Yesu umuzi. Birashoboka yuko waba ugendana na Yesu ariko ukaba utamuzi. Hanyuma naguha ibimenyetso bigaragaza umuntu wamenye Yesu, n'ibimenyetso bigaragaza umuntu utaramumenya. Ibimenyetso umaje kumva wumvishe bikwemeza yuko Yesu umuzi. Niba usanze utari wamumenya rero, niko umuririmbyi yigeze kuririmba, aravuga ngo unyihishurira. Natwe tugiye kubwira Yesu akwihishurire kugira ngo mugendane umuzi. Data wa twese, iri ni ijambo ryawe, abantu bakeneye kubihishurira, ukabiyereka, bakarushaho kukumenya, bakagendana nawe bakuzi, bakavugana nawe bakuzi, bagakorana nawe bakuzi, ndetse bakanakwamamaza bakuzi. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze ngo ubihishurire bundi bushyashya, ubiyereke bundi bushyashya, kandi imirimo n'ibitangaza bye birushaho gukomeza kugwira mu mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.